amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwewe mwese mukomeje gukurikira Kigali Citizen Media. Nukuri ko turabashimira cyane uburyo mubana natwe umunsi ku wundi mukomeze kugubwa neza cyane aho muri hose. Dusuje mwebwe muri mu Rwanda, mu ntara zitandukanye z'igihugu cy'u Rwanda, dusuje mwebwe muri ku mugabane wa Afrika ndetse n'abandi bari ku migabane y'isi itandukanye. Twihanganishije cyane rero Kristo ba Kiliziya Gatolika bamaze kubura Papa Francis. Rero muri kano kanya nta kindi tugiye kuganiraho, tugiye kureba gato ku buzima bw'uyu Papa Francis. Yari umupapa wa 266 uyoboye Kiliziya Gatolika. Rero ibi byose tuje kugenda tubiganiraho, tubiva imuzi n'umuzingo, tureba ubuzima bw'uyu mupapa wamaze gutabaruka mu gitondo cy'uyu munsi w'itariki ya 21 z'ukwezi kwa kane 2025. Nkuko twagiye tubabwira ko tuzagenda tuganira ku bintu byinshi bitandukanye, niyo mpamvu natwe twaje rero kugira ngo tuze kuganira kuri uyu mupapa. Papa Francis, amazina ye y'ukuri cyangwa amazina ye yiswe n'ababyeyi yitwa George Mario Bergoglio. Yavukiye Benenos, ni mu gihugu cya Argentine, hari ku itariki ya 17 Ukuboza 1936. Yari imfura mu bana batanu, yavutse ku babyeyi babimukira ariko b'Abataliyani bimukiye mu gihugu cya Argentine. Se yakoraga ku muhanda wa gari ya moshi, naho mama we yari umubyeyi wo mu rugo. Nyuma yo kurangiza amashuri y'ubumenyingiro mu by'ibitabire, ubwo ni chimie industrielle, yinjiye mu muryango w'abajesuite hari 1958, aho yize filozofiya mu myigishirize ya Gikristo. Reka turebe inzira ye mu padiri n'inzira yo kuzamuka mu nzego zitandukanye mu bya Kiliziya Gatolika. Yatowe kuba padiri hari ku itariki ya 13 Ukuboza 1969. Yigishije isomo ry'icyongereza n'imitekerereze mu mashuri yisumbuye mbere yo kugirwa umuyobozi w'abajesuite muri Argentine kuva 1973 kugeza 1979. Yagowe cyane n'ibihe by'igitugu cy'igisirikare muri icyo gihugu, ariko yabashije kubyitwaramo neza, ntiyacika intege, akomeza kuba indakemwa mu mico no mu myifatire. Mu 1992 yagizwe umusenyeri wungirije muri Buenos, aza kuba umusenyeri mukuru 1998. Papa Yohani Paulo wa kabiri yamugize kardinale mu mwaka wa 2001. Yarazwiho kuba mu buryo buciye bugufi cyane, yabaga mu nzu zisanzwe, yaritekeraga amafunguro ye ndetse kandi yagendaga mu modoka rusange. Ntabwo yakoreshaga imodoka ye bwite, ahubwo yakoreshaga public transport. Reka rero tujye mu buzima bwe mu gutorwa k'ubupapa ahagana muri 2013 kugeza 2025. N'urugendo rwe rw'ubupapa. Reka turebe ubuzima bwe muri urwo rugendo. Hari ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatatu muri 2013, Bergoglio yatorewe kuba papa wa 266. Yihitiyemo izina Francis mu rwego rwo guha icyubahiro mutagatifu Francisco wa Assisi. Yabaye papa wa mbere ukomoka muri Amerika, aba uwa mbere mu ba Jesuite ndetse aba uwa mbere utari umunyaburayi nyuma y'imyaka irenga 1000. Reka turebe ibikorwa n'impinduka z'ingenzi yaba yarakoze. Impinduka ya mbere yakoze mu buyobozi bwa Kiliziya, yashyizeho impinduka mu buyobozi bwa Vatikani, harimo gutanga imyanya y'ubuyobozi ku bantu basanzwe batari abihaye Imana, kugira ngo habeho kugaragaza ukuri no gukorera mu mucyo. Yakoze impinduka kandi mu gushyiraho ubutabera ndetse n'abakandamijwe. Yashyigikiye abantu batitabwaho, harimo abaryamana bahuje igitsina, aho yavuze ati ndinde wo kubacira urubanza. Ni ijambo ryakwiriye isi yose, bibaza ukuntu papa yashyigikira abaryama bahuje ibitsina. Ni amakuru yasakuje ku isi yose, abantu bacika ururondogoro kubera icyo kintu yakoze. Uwo yarabashyigikiye aribaza
ndetse anabaza n'abantu ati ndinde wo kubacira urubanza, kubera ko hari umunsi wo gucirwa urubanza, ngewe sindi umuntu wo kubacira urubanza. Yashyigikiye kandi uburenganzira bw'amasezerano y'abahuje igitsina ni civil unions. Rero abantu benshi ntekereza ko mu bintu yagiye akora abantu benshi bamuziho no gushyigikira abahuje ibitsina, ndetse kandi abantu benshi ikintu ndatekereza ko bazahora bakimwibukiraho. Rero kandi nanone yashyizeho izindi mpinduka kurengera ibidukikije. Yanditse inyandiko y'ingenzi yise Laudato Si muri 2015 ahamagarira isi yose kurengera ibidukikije no kurwanya ihindagurika ry'ikirere. Yongeye gushyiraho ibikorwa, kuganira n'amadini atandukanye. Yagiranye ibiganiro n'abayobozi b'amadini atandukanye nka Islamu, Abayahudi n'andi, mu rwego rwo guteza imbere amahoro n'ubwumvikane ku isi yose. Kurwanya ihohotera rishingiye kuri kiliziya. Yakoze ibikomeye mu gukurikirana no kwirukana abihaye Imana bakoze ihohotera rishingiye ku gitsina, ndetse atanga amategeko mashya yo kubirwanya no gukingira abana bato. Imyaka ye ya nyuma y'ubuzima bwe n'umurage asigiye isi. Nubwo yari afite uburwayi kuva akiri muto, harimo kubagwa mu bice bitandukanye, harimo no kuba yaraciwe igice cy'uruhago, yakomeje rero gukora inshingano ze kugeza apfuye uyu munsi ku itariki ya 21 Mata 2025 ku isaha y'isaa moya n'iminota 35 za mu gitondo, aribwo yaje kuba atabaruka. Yari atuye mu nzu y'abashyitsi muri Vatikani, aho yifuzaga kubaho mu buryo busanzwe. Bigaragara ko rero uyu mupapa Francis yagiye abaho mu buzima buciye bugufi, mu buzima bworoheje, ndetse harimo no kwicisha bugufi mu buryo bukomeye. Yibukirwa kwicisha bugufi, gushyira imbere abakene ndetse n'abibasiwe mu buryo butandukanye, guharanira ibidukikije no gushyira imbere urukundo n'impuhwe kurusha amategeko akakaye ya Gikristo. Rero twihanganishije abakristo ba Kiliziya Gatolika babuze Papa Francis, ubaye umupapa wa mbere utarigeze aba umunyaburayi, ubaye umupapa wa mbere w'abajesuite, akaba ndetse umupapa wa 266 uyoboye Kiliziya Gatolika. Turamwifuriza rero kugira iruhuko ridashira. Mukomeze mukurikire Kigali Citizen Media. Ubwo bwari ubuzima buto bwa Papa Francis. Rero tubasabiye ibihe byiza, muhahe muronke. Kora subscribe kuri no chaîne ya Kigali Citizen Media, ukore share, comment zanyu n'ingenzi biduha imbaraga zo komeza gukora. Murakoze rero, mugire ibihe byiza.